mu myaka 31 igihugu cyacu cyariyubatse, murabibona mu nzego zose cyariyubatse nta mikoro make gifite, ariko ku bufatanye kubumwe kw'abanyarwanda byatumye tugera kuri byinshi. Ndetse yewe nasobanura ko imbaraga, ubushobozi n'ubushake byakoreshejwe mu guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi byikubye inshuro nyinshi cyane, kugira ngo bimwe mwagiye mubibona mu minsi yashize ubwo hari abageragezaga ku manywa y'ihangu, mwabonye ko ibyo bari batekereje byabapfuye. Muri uyu muhango wo kwibuka inzirakarengane ziciwe hano ku Nyundo no mu nkengero zaho muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, mbere na mbere nagira ngo nihanganishe kandi ifate mu mugongo ababuze ababo twibuka uyu munsi. Twese turi kumwe kandi tuzakomeza kuba kumwe muri uru rugendo rwo kwibuka no guha agaciro abacu bambuwe ubuzima bazira uko baremwe. Mu biganiro byatanzwe n'ubuhamya bwatanzwe bagarutse ku mateka ya jenoside ko yateguwe, ingengabitekerezo ya jenoside yubatswe igategurwa kugeza igihe jenoside ishyiriwe mu bikorwa, igihugu kigatakaza miliyoni irenga y'inzirakarengane. Twumvise n'ubuhamya bwa Beata wari umwana wanyuze mu nzira y'umusaraba irenze kamere, ariko akaba yarashoboye kongera kubaho nakomeye. Havuzwe ibibazo bitandukanye birimo cyane cyane kuba nyuma y'imyaka 31 tugifite ibibazo nyine bishamikiye kuri jenoside yakorewe Abatutsi, birimo ibikomere, birimo abacitse ku icumu bamwe badafite amacumbi, ndetse n'abayafite bakaba asa nka yasenyutse bisaba ko asanwa. Ni ibibazo bikomeye, ariko igihugu kiteranaje nk'uko nabo babigarutseho, yaba umuyobozi w'akarere, yaba ndetse n'uhagarariye abafite ababo bashyizwe hano, bagaragaje ko bazirikana ko guverinoma y'u Rwanda ikomeza kuzirikana no gushyira imbaraga mu gukemura ibibazo n'ingaruka twasigiwe na jenoside yakorewe Abatutsi. Ubushobozi ni bukeya, ariko nk'uko musanzwe mubizi abanyarwanda dufite uburyo dukoresha uburyo budasanzwe hari ikibazo gikomeye nk'iki. Nzi neza ko maze iminsi tuganira na minisitiri ufite kwibuka mu nshingano ze ni ubumwe, atubwira ko ari gahunda yenda kuzana kugira ngo twese nka guverinoma dushaka uburyo iki kibazo cy'amacumbi cyashakirwa umuti, kandi nzi neza ko abantu nibakoresha uburyo budasanzwe nk'uko twize gukoresha twubaka ibyumba by'amashuri, nkeka ko bishoboka ko ikibazo cyabonerwa umuti, kandi nk'uko nababwiye icyo abanyarwanda biyemeje bakigeraho. Ibijyanye n'ingengabitekerezo nabyo babigarutseho, bagaragaza ko ingengabitekerezo yateguwe kera abakoloni bakigera mu gihugu cyacu, bafite gahunda yabo bafite bashaka kuzageraho, barayubaka, barayigisha, bayihereza abayobozi basimburanye muri leta nyuma y'ubwigenge, yaba Repubulika ya mbere n'iya kabiri, kugeza ku ndunduro ya jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Abashoboye guhungana iyo ngengabitekerezo yubatswe mu myaka ingana gutyo, ntabwo ari ikintu wabyuka mu munsi umwe ngo ujye ngo kirarangiye. Bizasaba imbaraga, bizasaba ubufatanye, bizasaba gukomeza gushaka uburyo bwo kuyirwanya, cyane cyane ko ubu ngubu isigaye itezwa umurindi n'ikoranabuhanga,
ari naho mvuga ni urubyiruko rwacu rwahawe amahirwe rugashyirwaho ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga, mu gihe urubyiruko rumwe ruri ku nkiko z'igihugu ruhanganye ndaba abandi bayifite bashaka kongera kugaruka kwinjira mu gihugu ngo barangize ibikorwa basize batangiye. Ndakeka ko natwe urubyiruko ruri imbere hano mu gihugu ubushobozi igihugu cyabahaye mukwiriye kubukoresha muhangana n'abariya bajya ku ikoranabuhanga bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, mukabarwanya nawe ukaba umusanzu wanyu mu kunganira ba bandi bafite bya bikoresho bindi bituma itashobora kwambuka umupaka w'izahara. Ibyo kandi nzi ko mubishoboye kandi mubishyizemo ubushake gusa. Ntabwo abantu bari mu Burayi cyangwa bari muri Amerika cyangwa bari muri Australia babarusha gukwirakwiza ibitekerezo byiza murwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Ikindi ngarukaho ni ikijyanye n'iki gikorwa twajemo cyo kwibuka. Ni igikorwa dukora buri mwaka, igikorwa gikomeye kigamije guha agaciro abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umwanya wo gusubiza amaso inyuma tukibuka kandi tukanamagana politiki mbi nk'uko byagarutsweho yashyize imbere ivangura n'amacakubiri byavuyemo kwikora mu nda igihugu kigatakaza abarenga miliyoni bazira gusa uko baremwe. Kwibuka kandi ni umwanya wo kuzirikana no gushima ubwitange no gutwara ibyaranze ingabo za RPF Inkotanyi zahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi zikubaka umusingi w'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ni umwanya wo kuzirikana ubutwari n'ubudaheranwa bwacu nk'Abanyarwanda turangaje imbere n'ubuyobozi bwiza bwa nyakubahwa Paul Kagame, aho twahisemo ubwo nagira ngo subize na cya kibazo Vitali yabajije asubira mu magambo yateye kigira ati ese mwahisemo iki? Murahitamo kubana nk'abavandimwe cyangwa murahitamo kubana nk'abasazi bicana? Abanyarwanda rero twahisemo kubana nk'abavandimwe, twahisemo kuba umwe, duhitamo gutekereza byagutse, duhitamo kubaka u Rwanda twifuza kandi tubereye twese. Kwibuka ni ngombwa kuko biduha imbaraga zo guharanira kwiyubaka no kurwanya abapfobya jenoside n'abagoreka amateka yayo nkana kubera uruhare bo cyangwa se abari babashyigikiye cyangwa n'ubakibashyigikiye babigizemo. Murazi impundura turimo umubiri irimo muri iyi minsi isi yose yateraniye u Rwanda batuziza abavandimwe bo hakurya ba M23 nabo barwanya ingengabitekerezo ya jenoside baharanira uburenganzira bwabo bwo kubaho nk'Abanyarwanda, nk'abaturage ba Kongo b'Abanyarwanda bisanze muri kiriya gihugu atari ku bushake bwabo gusa ariko ku mateka y'abamatsi bihugu bagabanije ibihugu uko babishatse, imiryango imwe igahera hakurya y'umupaka, ariko abayobozi b'abiriya bihugu barimo bakiriya gihugu barimo bakaba batifuza ko bakwita abanyekongo. Iyi ngengabitekerezo ivugwa hakurya aha naho zo mvugana igihe abantu bari ku nkiko z'igihugu bahanganye n'abashaka kuyinjiza ku ngufu no gusenya kino gihugu, urubyiruko natwe turusaba ko bashyira imbaraga mu kugira ngo ruhangane nabo mu buryo bw'ikoranabuhanga bayitsinde. Ni ngombwa ngo twumve ko inyuma yayo hihishemo n'inyungu z'ibihugu bikomeye, ariko kandi nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora abisubiramo kandi nk'uko Abanyarwanda twese tubyemera, ibyabaye hano mu Rwanda ntabwo bikwiriye kongera kuba ukundi, haba hano haba n'ahandi. Claudine yavuga ko hano haruguru hari Kantutsi, ndemeza ko nta Kantutsi izongera kubaho ukundi. Nk'uko abakurambere babivuze,
umuryango utibuka urazima. Abanyarwanda twanze kuzima, twahisemo kubaho, turiho kandi tuzabaho, kuko n'uburenganzira bwacu tugomba kwigenera uko tubaho kandi nawe tugomba kubisaba. Aya mateka mabi ni ayacu, tuzahora tuyibuka kandi twiyemeje ko atazongera kuba ukundi. Abanyarwanda tuzi neza icyo dushaka, niyo mpamvu twese dukwiriye gukomeza gushyira imbere ndi umunyarwanda, tugashimangira ubumwe n'ubudaheranwa byacu, tukamaganira kure kandi tukarwanya abagikwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside n'ababashyigikiye aho bari hose. Tukanabibutsa ko ubumwe bwacu ari imbaraga zikomeye kandi zitisukirwa. Mu myaka 31 igihugu cyacu cyariyubatse, murabibona mu nzego zose cyariyubatse, nta mikoro make gifite, ariko ku bufatanye k'ubumwe kw'abanyarwanda byatumye tugera kuri byinshi. Ndetse yewe nasobanura ko imbaraga, ubushobozi n'ubushake byakoreshejwe mu guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi byikubye inshuro nyinshi cyane. Ngira ngo bimwe mwagiye mubibona mu minsi yashize ubwo hari abageragezaga ku manywa y'ihangu, mwabonye ko ibyo bari batekereje byabapfuanye. N'ubu ngubu n'abazatekereza kongera gushaka gusubiza mu icuraburindi igihugu cyacu cyanyuzemo, ndemeza kandi nzi neza namwe ko ariko mutekereza, ntabwo tuzashobora kwemera ko batwitambika imbere, tuzapfuriza umugambi wabo utarashyirwa mu bikorwa. Mu gusoza nagira ngo nongere mbashimire kuba mwaje kwifatanya mu kwibuka inzirakarengane ziciwe hano ku Nyundo no mu nkengero zaho, mbasaba gukomeza gufata mu mugongo ababuze babo muri ibi bihe byo kwibuka bizamara iminsi 100 hirya no hino mu gihugu. Dukomeze twibuke twiyubaka. Murakoze.